Amazina yanjye nitwa Kampororo Marthe, mvuka mu murenge wa Maraba, akagari ka Kabuye, mudugudu wa Rukeri, akarere ni kano ka Huye. Ndi umubyeyi, ndubatse, mfite umugabo n'abana 4. Ntangiye shimira ubuyobozi bwateguye iki gikorwa cyo kwibuka imiryango yacu yazimye, kuba uyu munsi ari jye bagiriye icyizere ngo mbasangize iby'ubuhamya bwanjye n'urugendo nagize muri Jenoside. Jenoside itangira, twari turi iwacu aho mvuka, ni ruguru inyuma ya biriya bisi bya Huye. Nko mu ma saa sita z'amanywa twagiye kubona tubona impunzi nyinshi zaturukaga za Gikongoro zigeze iwacu. Bumaze kugoroba nko mu masaha 12, natwe turambuka tujya ku musozi wari uri hakurya yacu, turahaguma, twaraharaye. Bigejeje nko muri aya masaha tubona umusozi wari uri hakurya ariwo twita Rukeri, batangiye gutwika amazu. Amazu yarayashya, tuguma. Bigeze nko mu masaha 9 bwenda gucya, haza umugabo aratubwira ngo duhunge kuko niba cyatugihari barahadusanga batwice. Twarazamutse, twari turi gutyo iruhande rw'ishyamba, ririya shyamba baryita Gishwati. Twinjira mu ishyamba, turagenda tuza kugera ahantu twarebaga hariya ku murenge wa Karama. Twari benshi cyane. Hanyuma umuntu umwe aravuga ngo turi benshi ntabwo twahungira ahantu hamwe, twigabanyemo ibice 2. Aravuga ngo bamwe bajye Karama, abandi bazi Butare, kubera Perefe yari umututsi. Baravuga ngo yenda bajye Butare ntacyo bazaba. Hari ninjoro ntiwamenyaga aho uca. Jye rero nashidutse ndi mu gikundi cyaje mu Matyazo. Twaraje tugeze mu Matyazo, kuri rya vuriro rya Matyazo. Twahageze mu gitondo, sinibuka amasaha twahamaze. Baza kudukingurira ivuriro tujyamo, abantu bakomeza bagenda baza bahadusanga. Ntabwo ndi kwibuka neza iminsi twahamaze. Nyuma haza umuntu aravuga ngo abantu b'Imaraba baze babasubize iwabo. Haje imodoka yari itwawe n'umupolisi. Imodoka tuyijyamo, nanjye nahise nyijyamo mu bantu ba mbere bagiyemo. Yari imodoka ya Dayihatsu yajyagamo bake. Twaragiye kuko ndibuka ko na mama twari kumwe. Tugeze hariya mu Gako, dusanga batemye imitumba batambika mu muhanda. Interahamwe zari zihari zambaye amashara, zibwira uwo mupolisi ngo nadukuremo batwicira aho ngaho. Umupolisi arabyanga, baramubwira ngo ntatambuka. Birangira banze ko dutambuka, atugarura mu Matyazo. Mu Matyazo twarahagumye. Ku itarike nayo ntibuka neza, umunsi batangiye kwica mu Matyazo, twagiye kumva nimugoroba. Ninjoro nko mu masaha 1 twumva inzogera iravuze yo kwa Padiri Ngoma. Mu kanya gato Padiri abaraje, wari Padiri Eburade, yaraje aravuga ngo abantu batabatije baze babatizwe. Jye nari mbatije, abandi barabatizwa batari babatijwe. Mu gitondo ndabyibuka twari tumaze kunywa igikoma. Abantu bamwe bari bakibona ibyo barya. Batangiye gutora umuceri, ndabyibuka mama yari atora umuceri ngo ateke. Tugiye twumva bararashe, ariko barasa mu kirere. N'abari basohotse hanze bagiye guhaha bahita bose baza biruka birundamo kwa muganga.
ubwo ndumva byaratangiye nko mu masambiri bahita bafunga porotayi y'ivuriro. Umusirikare wari uri inyuma, njye nabonaga wari uri imbere gutya y'ivuriro niwe watangiye guhita ararasa abasore, inkumi n'abagabo, sinzi aho bari barakuye amabuye, bateraga amabuye, ariko kubera harimo senyenge ntabwo bashaka kurimugezaho. Uwahagurukaga agatera ibuye bahitaga bamurasa agahita agwa. Bararasa, nkajya mbona bararasa inka zikagwira abantu nk'abangahe, bararasa nyuma baza guteramo na grenade, ariko jye nari nicaye ntabwo yamfashe. Nyuma abasore n'abakobwa bamaze gushira n'abagabo basigaye abana n'abagore, umusirikare aravuga ngo nimuhitemo icyo tubicisha. Guturuka kuri ya muhanda uz'Ingoma mu Matyazo kugera mu marembo y'ivuriro hari abantu batonze umurongo bafite ubuhiri. Abantu babonye ko bafite ubuhiri, ndabyibuka hagurutse abadamu 3, harimo mama n'abandi 2 bo kwa data wacu, batega amaboko ngo nimuturase. Yarashe isasu rimwe ryahise rifata umudamu wa data wacu, ariko rimufata gutya mu ntantu ayitagwa. Sinzi ikintu bakubise urudandi, tubona za nterahamwe zari mu marembo zirinjiye. Icyo nakoze nahise ngira ubwoba ndahaguruka. Mpagurutse ririya vuriro rikoze ukuntu uciye gutya wahuraga n'uwaciye mu rundi ruhande. Nahise nca hepfo, abandi baca ruguru, ariko izo nterahamwe zirabakurikira. Ariko jye gahunda nari mfite, nari nzi ko ngiye gusimbuka urudandi nkagwa inyuma, ariko nari muto n'imyaka nari mfite, rwari rurerure sinabashije kurufataho. Naragiye, umusirikare arankurikirana, ndabibona ko agiye kundasa. Ndagenda ngwira urudandi, narugwiriye isasu ryaje. Murabizi ko urudandi iyo uruguyeho gutya iriya senyenge ihita ikugarura. Naragarutse mpita mpura naryo, mpuye naryo rihita ritwika ijosi. Narebaga gutya mu Matyazo ruguru, ryahise rinkaraga, ndagaruka ngo ndeba mu ruhande rwa ruguru. Nkigera hasi mpita numva umuntu angezeho, yari afite ubuhiri bwarimo umusumari, ahita nkubita mu mutwe. Ntabwo nababaye, iryo sasu ryari ryamaze gushyushya umutwe. Arakubita inshuro ya mbere numva arajunguje, arawushinguje. Akubita inshuro ya kabiri arongera awukuramo, akubise iya gatatu nahise nsinzira. Byakurikiyeho sinamenye ibyo ari byo. Narahagumye, nagaruye ubwenge nko mu masaa 11 gutyo n'igice bishyira saa 12, kuko izuba ryari ryamaze kurenga. Neguye umutwe, numva ijosi rimeze nk'iryacitse, ndikozeho numva ryakomeretse cyane. Ngerageje ngo mbyuke nicare birananira. Binaniye nahise mbona umwana umpagaze hejuru, ndamubwira ngo mpa amazi yo kunywa. Yahise agenda, sinzi aho yakwita, nzanira amazi mu gikombe ndanywa. Ahita ambwira, we yaramenya ariko jye nta bwenge bwo kumenya umuntu nari mfite. Yahise ambwira ngo dore mama wawe nguyu hano ruguru, ntabwo yapfuye. Nashatse imbaraga zibyuka ngo musange birananira. Nagiye nkururinda, tugenda musanga aho yari yicaye. We ntabwo nzi uburyo bari bamukubisemo, yari yicaye ariko nkabona nta hantu mbona yakomeretse. Gusa byaze kurangira yavuze uwo munsi amenyo ahita afatana, ntiyongeye kuvuga. Gusa ijambo yambwiye rya nyuma yarambwiye ngo nari nzi ko byarangiye. Nagumye aho turaharara, menya harashize nk'iminsi 2, hazamo umudamu ngo ari umukuru wa Ruje. Araza azenguruka mu mirambo yari iraho, agenda atoraguramo abana bakiri bazima. Yadukuyemo tugera nko kuri 30,
hari amazu yari yubatse ari imbere y'ivuriro bayitaga amazu ya Gitorogazi. Aragenda afata inzu umwe adushyiramo, aragenda azana umuceri n'ibishyimbo, abwira abari barimo batari bakomeretse ngo nibadutekere. Twamazemo iminsi 3. Mu gitondo haje imodoka yo ari ngo numvise bavangwa yiwa konsiye wa Matyazo, araza aratubwira ngo nimusohoke. Turasohoka, kari akamodoka k'agihirigisi, badutsindagiramo ntitwabashaga no kujyamo, ariko aratubwira ngo twiyaranje dukwirwemo. Hari abahise bamubaza ngo ese utujyanye? Aravuga ngo mbajyanye Kinihira. Ese atujyana atushyira hariya ku kibuga ku Kiliziya y'Ingoma. Turahirirwa, bigejeje saa 8 hazamutse umudamu wavaga muri ariya mazu y'Ingoma, yaje afite indobo yari irimo amazi, yari indobo y'icyuma ndayibuka, n'ibijumba by'amagandu ku isahani ya parasitike. Araza araduhamagara atubwira ngo nimuze mbahe amazi yo kunywa. Turagenda arayaduha, arangije aratubwira ati rero ibi bijumba ntibyabakwira, utwana duto turimo ndagenda nduha agace k'akajumba. Niko yabigenje, arangije aradusezera arigendera. Byagejeje nka saa 12 n'igice atakibona, mo kwa padiri haturutsemo umugabo, araza aratubwira ngo nimuze mbereka aho mujya. Twinjiyemo mu gipangu kwa padiri, dusangamo abandi bantu bari barimo barahungiyemo, turahaguma. Naho ntabwo byarengeje iminsi 3. Tugiye kubona tubona mu gitondo, tubona bagose inzu bayizengurutse, turebye gutya hejuru kuko nta purafu yari irimo, tubona abasirikare bazengurutse iyo nzu. Twumva umusirikare umwe aravuze ngo muhe muretse kubica, turabanza dushake Masinzo, turabica twamaze kwica padiri Masinzo. Baramushatse baramubura, bamaze kumubura hinjiye umusirikare aratubaza ngo abahutu barimo nibahaguruke. Muri bake bahagurutse nahise mpagurukamo. Aratureba arangije aravuga ngo ko mwari bo mwajyaga he? Ngo musohoke mwese. Turasohoka, tugeze ku marembo harimo akarembo gatoya, duhita tubona intera hamwe n'ubundi zitoye umurongo ziradutegereje. Hari agashyamba kari hariya munsi ya Kiliziya. Twahise dusubiramo twiruka, aragaruka aravuga ngo nk'abantu 10 musohoke. Ikipe ya mbere yarasohotse, ikipe ya kabiri irasohoka. Hari umwana wo kwa data wacu twari turi kumwe, yari afite iwabo hari hasigaye ubwo mu abana bari 3. Hari uruhinja yari yakuye mu mugongo wa nyina bari bamwishe, umwana asigara mu mugongo ari muzima. Aragenda mujishura mu mugongo wa nyina. Arangije hari n'undi w'umuhungu bakurikiranaga n'uwo muto, n'undi nawe bari inkurikirane. Ariko uwari urimo w'umukobwa, tujya kuvoma Matyazo duhagaze dutegereje iyo modoka, haje umuntu aratubwira ngo mwampaye aka kana nkakitwarira. Mukuru warakimana, akimanye ndamubwira nese kubona ufite abana 3 n'uwuhetse, bari 2 n'uwahetse, ntikubona n'ijosi ryanjye ntarishoboye, ryari ryacitse, nagendaga ndifashe, nararekwaga nkumva rigiye gutakara burundu. Ndamubwira nti uyu mwana wamutanze ko aho tugiye utahazi. Yaranyemereye umwana aramutanga, na n'uyu munsi wa none uwo twatanze ni warokotse iwabo. Ubwo ku ikipe ya 3 nahise mubwira nti rero nitugenda bwa nyuma baratwica nabi, heka umwana dusohoke. Twarasohotse, bageraga muri ako gashyamba kibwiriza, ugahita uryama wubitse umutwe. Basubiramo muri wa mutwe, banyica nk'uko bisha abandi. Turahaguma, bigeze saa 8. Nka saa 8 haje umugabo umwe n'umudamu, narabumvise bavuga ariko siniguye umutwe ngo mbarebe. Bari baje kutwambura imyenda, baraza imyenda barayitwara. Umugabo angezeho yahise ankubita ubuhiri ku maguru yombi, ni nabwo bwambabaje cyane. Numva ndababaye, nahise numva hari ukuguru kumwe gucitse.
uwo mudamu ahita amubwira ngo nawe ugira amaboko apfa ubusa, ngo ubwo urabona uwo muntu ijosi ryashwanyaguritse ngo akiri muzima. Yahise antera ishoti, sinzi metero naguyemo ariko naguye nk'intumbi. Batwara imyenda bararangiza tugumaho, bigejeje nko mu rukerera mu masaha 10 mu gitondo narabyutse ndicara, numva birankundiye, ndahaguruka ndahagarara, ntambutse numva nta sereri mfite, numva hari impinduka yuko nari meze mbere turi mu matyazo. Nahise nzenguruka mu ntumbi ngenda avuga ngo nta muntu muzima urimo ngo aze duhunge. Naragiye nigiye gutya imbere gato, rwa ruhinja wa mwana wo kwa data wacu yari ahetse bari bamukubise ubuhiri bamena igihorihori. Yari umwana w'amezi nk'umunani 9, ari umwana wicara ariko atarakambakamba. Anyumvise areguka ngo yicare bitaye umunaniro, ngera gwagaramye ntacyo nari bumufashe, mpita nkomeza. Ngezemo hirya mbona hahagurutsemo abana babiri, ari umukobwa n'umuhungu, ndababwira nti muze duhunge. Mpita mbona undi mwana wabaga kwa data wacu yitwaga Matoroshi, mbona ni muzima, ndababwira nti Matoro ngwino duhunge, gusa sinabasha guhaguruka. Nahise mufata akaboko muzamura mukurura hasi, turazamuka. Tugeze hariya ku kibuga imbere ya kiliziya neza, numva induru hepfo mu baturage bari baravuze induru, baza aho twari turi ngo mwihute hari abazutse bakaducika. Narazamutse ngezemo ruguru, mbona amatara ya Electrogas araka cyane, numva n'induru hepfo, ngira ubwoba. Nahise nicara mu gahuru kari gutya ruguru y'ikibuga, ari abakinira umupira, ndahicara. Nahamaze iminsi 3. Ku munsi wa gatatu mu gitondo umwana atangira kumbwira ngo nimuhe amazi yo kunywa, ntaho nari buyakure. Yirirwaho, bigeze ku mugoroba mbona inshishi zitangiye kumujya mu kanwa, ndahaguma turaharara. Namunyeganyeje numva ntanyeganyega, ndavuga ntubundi se nzabana n'intumbi kugeza ryari? Ubwo nari mfite gahunda yo gusubira mu matyazo. Ndangije mpita musigamo kuko nabonaga ntiyari yahwana neza, ariko wabonaga byarangiye. Naragiye nca mu ishyamba, ndamanuka nshyika, namanukiye hari ruguru hari ahantu bakuye bariya abantu mu matyazo. Ndagenda nsubira mu ivuriro, nasize imirambo ikirimo, hari n'abakiri bazima, na mama nari namusizemo akiri muzima. Ninjiye nsangamo abantu bake b'iwacu. Mbaza umudamu umwe, ese mama arihe? Arambwira ngo abatwa bitonga bazanye ingorofane bamushyiraho n'undi mudamu wa data wacu, ngo bajya kubajugunya mu rwobo. Hari urwobo babajugunyagamo rwari munsi y'ivuriro. Urwo rwobo ndumva bararukuyemo abantu, numvise amakuru ko bakuyemo abantu 350. Ntabwo jye babatabura nari mpari kuko nari ntarabasha kubyakira ku buryo nabijyamo. Narikomeje ngo mama aho ngaho mu ivuriro ndaramo. Bukeye mu gitondo nagiye kubona mbona haje bafunguye abanyururu ku Karubanda. Baraza, oya, nasanze imirambo barayishyinguye, ariko imbwa zirabatabura zibata hejuru. Bari babashyinguye ahantu bahingaga imboga hari mu ivuriro, imirambo iri hejuru. Batangiye kubora, bafungura abanyururu. Icyo gihe baraje, baza baje gushyingura neza. Abantu basanzemo, umwe ahita avuga ngo nimukure umwanda mu nzira dukorera akazi rimwe. Umunyururu umwe yaraje, hari igitenge nari natoya kuko nageragezaga uburyo nipfuka mu mutwe ku buryo nta muntu umenya ko mfite ikibazo. Uwambonaga gutya yabonaga nta kibazo mfite, ahita ambwira ngo icyo gitenge
ndaguhagaraho nta muntu ukwica. Ese ngikuramo ndakimuhereza, mpita ntora agashati aho ngaho imyenda yabaga yandagaye, ndongera nzirika mu mutwe, ndongera mpisha rya josi. N'umutwe wari warangiritse ariko umutwe ntabwo wari warashwanyutse kuko bakubitaga amaraso amanukira ku ijosi ajya no mu matwi. Ahubwo naje gushwanyuka nyuma y'igihe, nibwo nashwanyutse umutwe. Baraje barabica, barabarangiza, barashyingura neza. Ariko haza kuza umunyururu, bari bafite ubuhiri sinzi aho bari babukuye, agiye kubunkubita, uwo munyururu abufatira hejuru, aramubwira ngo uwo mwana ntumwice, ndamuzi. Ntiyanyica, bararangiza barashyingura, barasohoka, barenza amarembo, nibwo ngo yansezeye arigendera. Nagumyemo, nigejeje mu masaha 8, hari akana kaje kari gafite nk'imyaka 6, yari umuhungu, arahansanga nicayemo mu ivuriro, turahicarana. Haje kuza umugabo ngo wari umuzamu baho kwa muganga, aratubwira ngo nimuze, turasohoka. Adutambikana munsi y'ivuriro, mpita mbona ko tujyanye muri rwa rwobo kuko bajyanagamo abantu ndeba. Hari ibiti by'inturusu binini cyane byari hari imbere y'ivuriro batarashyira muri ya muhanda. Nahise manuka nicara kuri kimwe, byari bifite imizi miremire. Arambwira ngo ko wicaye. Ndamubwira nti rero nubwo njyanye ntabwo ndi umututsi. Arandeba arangije arambwira ngo n'ubundi nta kwica umwana w'umukobwa nkawe. Yahise atwara kakana aragenda akarohamo. Icyo gihe ntawe batemaga cyangwa kubita impiri, baragendaga ngo bakabacurikamo ari bazima. Yaragarutse arambwira ngo noneho rero ngo genda ujye mu ivuriro uryame, nta uri bugukoreho, ariko mu gitondo uzinduke uhunge, ababikira baraza gukora isuku mu ivuriro ryabo, nibagusangamo barakwica. Naraharaye iryo joro, narasinziriye, nkanguka mu gitondo. Narabyutse ngenda mu muhanda, nirirwaga nzerera hariya mu muhanda wa Matyazo, sinibukaga inzira yamvanye iwacu. Nabona umuntu, isoko ryararemaga, bamaze gusa n'abishe abo ngabo mu ivuriro, barangiye isoko rirarema. Nabona umuntu w'umudamu uzanye nk'imyaka, nkamubwira ngo wambabariye ukanyijyanira, mbura umuntu unjyana, ariko umudamu arambwira ati nimba no nkujyana nzaza ngutore. Ku itariki 8 z'ukwezi kwa 5 haje umwana w'umukobwa bari kumwe icyo gihe, mbibasaba araza arambwira ngo ngwino nkujyane. Ese uranjyana? Ngo ndakujyana kwa marume ngo Isovu ngo ujye barerera umwana. Naragiye anzamukana uriya muhanda wo mu Matyazo ujya muri Nyaruguru, tugana ku murenge wa Huye. Tutarinjira gutya ku murenge wa Huye hari ishyamba ryinshi cyane, ubu nabonye bararitemye. Twaramanutse tugiye kugera nkaho umurenge wa Huye wubatse, harimo bariyeri mu ishyamba, harimo umuhanda. Nashidutse mbona tuguye muri bariyeri. Hageze mpita ngira ubwoba, n'uwo mwana mbona agize ubwoba, ariko ndamubwira nti ikomeze dutambuke. Turayitambuka iyo bariyeri, tuyirenze tuyigeze imbere. Umugabo umwe yari amuzi yitwaga Mukeshimana, ahita ambwira ngo Mukeshima, ngo uwo mwana ubwo si umututsi? Umwana ahita avuga ngo niwo nitoraguriye. Nahise mvuga nti noneho aho simarenga. Ntabwo nabashaga kureba gutya hasi cyangwa nkebuke, nahise mpindukira wese, sinzi cyanteye kubivuga, numva nshize ubwoba. Mpita mubwira nti nimba ndi umututsi ndamaze, ngwino unyice. Ahita abwira mugenzi we ngo ese uno mwana ko ari umwiyahuzi. Ndamubaza ntese ufite gahunda yo kunyica nze cyangwa ntayo ufite nigendere? Arambwira ngo genda, ntabwo urenga indi raha imbere. Ndamubwira nti niba ngukize se ubwo n'iki ko nabandi ntabakira? Nanjye sinzi cyabimvugishije, uretse ko numvaga maze no kwihaga, ko n'ubundi numvaga nta herezo. Ubwo nahise mbaza uwo mwana nti iyo bariyeri bavuze irihe? Arambwira ngo iri ahantu hari pinusi, sinzi niba n'ubigihari, wamanukiraga gutya munsi y'umurenge wa Huye ukambuka hakurya ukayitereramo kugira ngo ugere Isovu. Ndabwira nta yindi nzira wabona twaca tutahaciye. Yahise ancisha
aho bita Inkima tumanukira mu Kinyana. Twaragiye anjyana kwa nyirarume, nahamaze amezi 3. Mu kwezi kwa 7 inkotanyi ziba ziraje, habaho guhunga. Ariko ndashimira Imana ko umuryango nari ndimo utahunze. Twarahunze gato, nkuko twava hano tukajya mu mujyi, umugabo ahita avuga ngo dusubire mu rugo. Tugaruka mu rugo, hashize iminsi abantu turara mu bihuru. Inkotanyi ziza kubona hari ko nta rindi herezo, abaturage batazahama hamwe, baje gukoresha inama kugira ngo begeranye abaturage babahumurize, kuko twe twari tuzi ko inkotanyi zifite imirizo. Hari impunzi zigeze kuza ngo zivuye mu Bugesera, ziratubwira ngo inkotanyi ziraje kandi zifite imirizo. Rero nari ntegereje abantu bafite imirizo, nta nubwo inkotanyi mu bitekerezo byanjye no mu myaka nari mfite numvaga ntarigeze nzumva, sinari nzizi. Ubwo muri uwo munsi bakoresha inama, abaturage baricaye aho bita mu Kinyana, bari benshi cyane. Mbona abasirikare baratugose, mpita mbona hagarutse ishusho y'ukuntu batugose mu Matyazo mu ivuriro. Numva umutima urambwiye ngo ntiwicare muri aba bantu. Nahise mvamo mpagarara inyuma yabo. Umusirikare umwe arandeba, araza arambwira ngo ngwino. Anjyana ku ruhande, arambaza ngo nduwahe. Nduwa hano hakurya Isovu. Ufite ababyeyi? Ndabafite. Arambwira turambeshye. Sinzi niba hari umuntu wari wamuhaye amakuru, simbizi. Ndamwemeza yanga kubyemera. Arambwira ngo nubwo umbeshya, ahantu uri si iwanyu, nta nubwo tugusiga, turagenda tukujyanye. Ndamubaza nti ese mwe mu njyana ubundi muri bande? Arambwira ati turi inkotanyi, turakujyana. Byarangiye koko banjyanye. Hari batayo yari hari aho bita mu Mpungwe. Naragiye mpageze nsanga hari inzu bafashe, irimo abantu bagera muri 6, bagiye batoragura muri ubwo buryo. Turabana, igihe kiragera bagenda batoragura n'abandi bana. Tumaze kuba abana 11, baratumanuye baduhereza indi batayo yari iri Kizi ya Maraba. Turahaba, nabo bimutse bahita batuzanira abasirikare babingira bari hano ku Itaba. Turahabanaho igihe gito, baba bafunguye za Uruferina, baba bafunguye konserine hariya muri sosiyare, baba badushyizemo. Twabayemo. Ubwo gihe nari ngifite ibikomere, ntabwo nigeze mbasha kuvurwa. Iri josi narifashe umwaka wose ntarareba ku birenge byanjye. Koga ibirenge byari ibintu bigoye, byasabaga gushyira ukuguru ku itabureti nkakoza ariko ntakureba. Ngeze no muri Uruferina nta buvuzi bwari bwaboneka, sinavuwe. Narabigumanye, igihe kiza kugera ijosi ririteranya rirakira, gusa nyuma nza kugira ingaruka z'ayo maraso bakubise amanukira mu matwi. Byarakomeje mu 2000, nari ngeze mu mwaka wa 2 segonderi, nibwo natangiye guhuma, ntangira no gupfa amatwi. Ndashimira leta y'ubumwe yadushyiriyeho uburyo bwo kwivuza. Gusa icyo gihe ngira ikibazo, ndumva Farije yari itaratangira kutuvuza. Nimba yari yanatangiye ntabwo nari mbizi jyewe. Naragiye nivuza, nigaga hari Isimbi. Naragiye nivuza kuri centre de santé yaho. Muganga wanyakiriye yarebye mu matwi, warambwira ngo ni umwanda, kuko byari byaramaze kuza biri hano inyuma, mbikora nkabyumva, amatwi ntacyumva neza, numvishaga kumwe. Arambwira ngo genda ugure Glycerine uyiraze mu matwi, hanyuma ejo uzaze. Naragiye akoresha amazi y'akazu yazanyoza mu matwi abimaramo. Ndagenda ariko sinigeze mubwira ikibazo mfite. Byarakomeje, uburwayi ndabugumana, ariko ndashimira Imana, shimira na leta y'ubumwe ituvuza ko mu mwaka wa 2008 ntapfuye. Niho izo ngaruka zose zangezeho neza ndabibona.
ubwo naratemye umutwe wose urashira, barambwira ngo ni infection y'uwo musumari. Ndabyibuka ko nageze ku rwego rwo kutaryama ngo ndambike umusaya hasi. Icyo gihe nari mfite akazi, kwiga nari narabihagaritse, byagezeho biranga burundu birananira, nkajya mpisha abakoresha banjye ko ndwaye. Nahoraga nteze igitambaro nk'uku ntibamenye ibyo ari byo. Ndabyibuka 2006 nibwo nagiye hano CHUB, bancisha mu cyuma. Nciye mu cyuma ubwo nari noherejwe na Shiririje, igisubizo nje banga kukimbwira, barampererekana, bahise banyohereza kuwo muri Kine. Ngeze muri Kine ubwo 2006 nari ntarashwanyuka neza, ariko nari narashwanyutsemo hagati. Icyo gihe nagiraga imisatsi nkajya nyegeranya, inkovu nkayihisha, ariko akagiye bidakunda. Uwo muganga arambwira ati ibi bintu bampaye si ibyanjye. Ikintu yankoreye, yafashe dake n'ipamba akuba ya nkovu, arambwira ngo ndashaka kuyikuba nkamenya ikibazo kirimo. Ndamubwira ntese ko mfite kirishe y'ikibazo mfite kuki utayireba? Ati nyine banyoherereje ibitari ibyanjye. Yarayikuvye ku wa mbere, ku wa kane irashwanyuka. Arambwira ngo ni ikintu bankubisemo ngo kimena igufwa. Jye nari mbizi, ntabwo icyo gihe numvaga ashaka kuvuga ngo mbe nabwira umuntu ikibazo cyanjye uko kiri. Icyo gihe yahise anyohereza muri interine. Naragiye hakoreraga muganga bitaga Nasoni, yarapfuye. Ngiye muhereje kirishe, arambwira ati kirishe si yawe, niyo batkuye muri puberi. Ndababwira nti ni yanjye. Turaburana. Yarashinzwe kuvura abantu bafite ihungabana, kuko uburyo yankuye muri sara njyana yampataga ibibazo ngo ariko musubiza. Ngezeyo ndababwira nti muganga rero ntumvure nk'umuntu ufite ihungabana, jewe ndi muzima. Ayirebye arambwira ati ntabwo ari yawe, uyu muntu yapfuye kera, ntabwo abaho. Ndamubwira nti ni jewe wari. Arambwira ngo none se hari ikibazo ufite cy'ijosi? Mwereke inkovu mfite aha. Ayirebye arambwira ati ushobora kuba ari wowe. Arayireba arangisha arambwira ati rero imitsi yawe y'ijosi yose yaracitse, n'uruti rw'umugongo ruracimbuka, hanyuma amagufwa yawe y'umutwe nta na rimwe riteretse mu mwanya waryo. Kuba uriho nanjye simbibona. Arambwira ati ngiye kubwiza ukuri. Arambaza ati ese uriga? Ndamubwira nti byarananiye narabiretse. Arambwira ati niyo ukomeza wari kuzasara. Arambwira ati rero mu bushobozi mfite nta kintu nakumarira, ikibazo ufite nta muntu wakivura ngo gikire, kuko bambwiraga ko igufwa ryamenetse riri hafi y'ubwonko, bambaze nagwa kwitseta. Yampaye ibinini 60. Arambwira ati genda wabinywa utabinywa simbizi. Naragiye mara imyaka 2, najya kwa muganga CHUB bakanyirukana, ko twakubwiye ko tutabishobora, tubigenze gute? Ni mu transfer. Icyo gihe barayinyema. 2008 nibwo naboze burundu umutwe urabora. Najyaga njya kuryama nkazamuka nkicara ku musego w'igitanda, nkege ku mutwe ku nzu ngasinzira. Nakanguka nkumva ikintu kindi mu mutwe nakubita, ngasanga ni imbeba yitendetse mu mutwe wanjye. Nagezeho mbona mbuze ubuvuzi kandi mbufite. Abantu nibo baje kunganira. Umuntu umwe ni umuntu wakoreraga hano CHUB, aravuga ati buriya se afite ikibazo? Ati antuma ngo nzinduke nza mvuze. Naragiye ampuza n'umuntu wo muri Shiririje, nkuyemo igitambaro arebye atongera usubizemo. Arambwira ati mbwira icyo ngukorera ajye sinkuvura. Narambwiye nti basi mpa transfer. Yesu anyohereza Roi Faisal, barambwira ngo ningende nce muri scanner ngo ngarure ibisubizo hano. Nagiye ngeze Roi Faisal, barebye uko meze. Umuganga wanyakiriye wo muri dermatology yazanye akantu k'akapare gatafotora mu mutwe, ansigaho. Barampamagara ngo njye muri scanner, aje arambura. Yesu ahamagara muri scanner aravuga ngo uwo muntu ntibamucishemo. Nasubiyeyo ngiye, arambwira ati rero ikibazo ufite uyu mutwe wawe ntabwo wajya muri scanner ngo uvemo, humura nzakuvura. Ndabyibuka Yesu ampa ibinini 90,
arambaza ngo ndabona ahantu ncumbika i Kigali, ndahabona. Ibyo binini nabinyweye mu minsi 3. Minsi 3 nsubirayo, ahitama amashampu yo gusigamo n'andi yo kumesheshamo n'indi yo gusigamo. Naragiye abantu narindi baranyogosha bankorera isuku, yamvuye amezi 2, arangije arambwira ati giyeyo nabonaga nta minsi 3 mara udapfuye. Uyu munsi ndashimira Imana ko nkiriho ntapfuye. Ahari kwari kugira ngo uyu munsi nanjye mboneka ahangaha mbashe kubasangiza ubuhamya bwanjye. Imana yarakoze kuba yaraturinze tukaba turiho. Giye nabonaga nta muntu wasigaye mu gihugu, kuko bajyaga batubwira ngo n'umuntu wasigaye kuri 2 z'ukwa 9 azapfa. Ariko ndashimira Imana ko uyu munsi turiho. Reka ndekera aho ntabatindira, ntabwo narangiza. Ndashimiye FPR Inkotanyi, ni ukuri bagize neza. Iyo batahagoboka twari gushira. Ntabwo tuba turahangaha kuri uyu munsi, ariko ni intwari, bazakomeze babe intwari. Murakoze, dukomeze kwibuka twiyubaka.